Agafilime kacu tugatangiye hari umugabo urimo araza abakubitanye urutugu n'umukobwa. Uyu mukobwa ni ba bandi baba ku muhanda bita inzererezi cyangwa marine. Umukobwa ati mbabarira rwose. Umugabo ati nanjye rwose mbabarira. Umukobwa ati se mwamvunjira. Umugabo ati oya rwose oya sawa gusa mbabarira kuba nari nguhutaje. Ahita agenda, umukobwa asigara ahangaha amureba. Araza yari afite indabo. Hari umukobwa wari wicaye ahangaha yaraje kureba. Ati Grace. Ahita apfukama bimwe Gitwaza yatubujije. Umukobwa aba arakozwe. Umukobwa ati ibi ni ibiki? Ni iki cyabaye? Umusore ati naje kumenya ko nari ndimo ndatereta umukobwa utangaje kurusha abandi bose ku isi. Ahita afungura akabogisi k'impeta aramwereka. Wa mukobwa wo ku muhanda arimo arabitegereza, amarangamutima yamufashe. Umusore ati ndagukunda. Ati se uzemera ko tubana akaramata? Umukobwa ati oya. Ahita amusubiza n'indabo ze. Umusore atoya. Ushatse kuvuga iki uvuga oya? Twaganiriye ku bijyanye no gukora umuryango. Umukobwa ati yego, ariko ntabwo nshobora kurongorwa n'umugabo udashobora kuva mu rugo, kuva ku kazi, mbese mbabarira. Yabuze uko abisobanura. Ahita nigendera. Indabo nuko nguko bazijugunye. Akase agaruka asanga wa mukobwa yamutegereje. Ahita amuha ya mpeta. Atakira niba ariyo ukeneye. Umukobwa atangira atubwira ati nari mbizi ko nagombaga kumusubiza impeta ye. Ayitegereza. Ati ariko ntabwo nari nzi ko vuba gatoya yari kuzanyambika ya mpeta akayishyira mu rutoki rwanjye. Nitwa Chloe, iyi ni inkuru yanjye y'urukundo. Tuje ahangaha wa musore yazaga yihuta, baramukingurira. Ati murakoze. Ako kanya wa mukobwa nawe yahise ahagera. Ati buretse. Ako kanya wa wundi wamukinguriye atugiye hehe? Umukobwa ati ndashaka kumusubiza impeta ye y'ubukwe. Umusaza ati yego. Maze rero wizanishijwe iyo mpeta wabikabirije, iyo ngiyo ukuye mu mwanda. Arabiseka cyane kubera ukuntu yabonaga umukobwa asa. Umukobwa arayimuha. Ati byibuze rero waza kuyimumpera. Umusaza ati nta muntu wakwakira ibivuye mu biganza byawe, cyane uriya musore, uriya buriya ararenze cyane. Umukobwa akomeza kureba abona wa musore aragarutse. Ati nyakubahwa, wowe wampaye impeta? Umusore ati ntabwo nyishaka murakoze. Umukobwa ati se nawe uyanze nk'umugeni wawe? Umusore abona kubyumva arahindukira aramureba. Ati ushatse kuvuga iki? Ati rwose wacitse intege mu buryo bworoshye ku mukobwa mukundana, wabyihutishije rwose. Ahita ajugunya ikarito yari afite hasi, aramwegera. Atumva ntabwo uzi icyo bisobanuye kwangwa ugateshwa agaciro uku nguku kandi bikabera mu ruhame. Umukobwa ati yego, njyewe ndabyumva cyane. Njyewe nanzwe inshuro amagana, kandi ibyo bikaba ku munsi. Ibyo bikaba ubwo nabaga nsabye umushoramari nkawe musabye amafaranga y'ibiryo. Njyewe rero ibyo kwangwa ndabimenyereye. Umusore ati mbabarira, ntabwo nashakaga kubisobanura muri ubwo buryo. Umukobwa ati nanjye ntabwo nshaka kugusaba ibiryo. Ati ntabwo nagusabye kugurisha inzu yawe kugira ngo ubashe gukiza mama urwaye, ariko byibuze narwanye ko nakunze, ariko nanone nta nubwo ushaka kugerageza kurwana ku rukundo rwawe. Ahita ayimuha. Atangira kutubwira ati niwe muntu wa mbere nigeze mfungukira nkamubwira
akababaro kanjye. Ntabwo nzi impamvu, ariko icyo gihe hari icyabaye hagati yacu, hagati yanjye nawe. Ni nkaho ari ikintu cyaduhurije hamwe. Agiye kugenda, wa musore ati buretse, ati se nshobora kukugurira ifunguro rya saa sita? Umukobwa aramwitegereza. Twageze muri resitora. Muri resitora ni uko nguko abandi bakiriya bitegereza uyu mukobwa wo ku muhanda. Nawe aramwitegereza. Wa musore yaraje amuzaniye ibyo kurya, amuzaniye imigati n'icyayi, amwicara iruhande. ate se urahitamo inkeri cyangwa pome? Umukobwa ati maze iminsi 2 nta kintu ndarya, ubwo rero ntabwo nitaye ku cyo mpitamo cyo kurya, kandi muri iyo minsi 2 ntarigeze ndya. Umusore ati umukobwa ati yego, atangira kwataka ati mbega ukuntu biryoshye we, nari nkumbuye ibiryo. Umusore ati nakuzaniye duke, nari ati reka, amuhanagura ku munwa ati nutware twakugiye kwitama. Umukobwa byamutangaje. Umusore ati se ukeneye ibindi? Umukobwa ati se urakomeje, ibindi nabyo wabimbonera? Umusore ati yego rwose. Umusore arakomeza ati kandi nshobora no kuguha amafaranga yo kwishyura icumbi, byongeye kandi nkakugurira imyenda myiza rwose igaragara neza. Ati urabizi? Buretse, ahita yikuramo agafurare arakamwambika. Umukobwa ati umutima wanjye wendaga guhagarara. Niwe muntu wa mbere utarahindukiye ngo antere umugongo. Umusore ati ubwo rero twagiye, ibyo ngibyo biragerageza kuba byiza. Umukobwa akomeza atubwira ati kandi yitangiye kumfasha. Nanone numvaga nshaka kumuhobera mu bushobozi bwanjye bwose. Umusore ati mbabarira, ati si hari ikintu navuze cyakubabaje? Ako kanya hari imodoka yaparitse, hari umusaza wavuyemo. Umukobwa ati Dylan, uratangaje, siniyumvisha uburyo nagushimira. Ya modoka yaparitse, hari umukobwa wasigayemo, wa musaza araza aramukingurira. Umusore akomeza abwira wa mukobwa wo ku muhanda atoya, ibyo ntacyo bivuze. Havamo wa mukobwa wanze impeta y'uyu musore uri muri resitora. Umusore yamubonye aratungurwa. Uwo bari kumwe ati bikugendekeye bite? Arahindukira arareba, nawe abonane wa mukobwa arimo arasomana n'uyu musaza. Ati mana, ni wa sheri wawe? Umusore ati yego, ari kumwe na boss wanjye. Ati ubu ngubu rero mbashije kumenya impamvu yanduhije. Umusore ati mana, nahabaye injiji rwose. Umukobwa aramubwira ati wivuga gutyo, uri mwiza kandi ugira umutima mwiza. Umusore atekereza ati byose bimaze iki? Ati mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo abitekereza. Umukobwa arakomeza ati mbere yuko njyewe mpagarara nkaba ndi kumwe n'umusore w'ishema ufite umutima washenjaguwe, nabonye uburyo yageragezaga kwihagararaho kugira ngo akomere. Atariko imbere yanjye byagaragaraga nkaho mu by'ukuri yashakaga ikiganza kimufasha. Nuko njye nabibonaga, yari yihagazeho ariko njye narabibonaga ko akeneye ubufasha. Ndamubwira nturabizi, iki ni igihe cyo kumwereka uburyo yahombye umugabo mwiza cyane. Umusore ati ngo iki? Umukobwa ati ahangaha hari icyo nkeneye imwe mu makanzu ya ex wawe, ubwogero na komande y'ifunguro ry'umugoroba. Nuko umukobwa yamubwiye ngo arashaka ko bamwereka ko yahombye umugabo mwiza. Tuje hano hari abinjiraga, ni wa mukobwa wo mu muhanda na wa musore. Baza ahangaha
umusore amubwira ati ate se nagufasha, amukuriramo ikote ati wow. Wa mukobwa aramubaza ati none se kubera iki urimo kunyitegereza cyane? Umusore ati ndakibaza niba ari wowe mukobwa twahuye iki gitondo. Umukobwa ati se ndagaragara nk'umuntu utangaje? Umukobwa ati rwose ndabizi ubu ngubu ndatangaje, nibyo? Umusore atoya, uragaragara, mbese wabaye mwiza cyane. Umukobwa atubwira ati natekereje ko ibingibi arimo arabivugana ikinyabupfura, ariko umutima wanjye wakomezaga gutera usimbagurika. Hari hashize umwanya mbere y'uko hagira ikiba hagati yanjye nawe. Umusore ati buretse ahangaha wa musaza bose w'uyu musore yari yicaranye na wa mukobwa wamukatiye. Umukobwa yarababonye, umusaza nawe arahindukira arababona, nuko baje bafatanya. Umukobwa aramubwira ati sheri wawe ari kutureba. Babagezeho wa mukobwa ati Dylan, undi nawe ati Grace. Boss arimo arabireba ati bwana Simon, ati mbega ukuntu dutunguye. Umusaza ati yego twaganiraga ku mishinga igiye kuza. Umusore ati nta kibazo bwana Simon, reka ubu ngubu turi hano ntituganire ku by'akazi. Abakobwa twasohokanye bashobora kurambirwa kuko ntabwo dukorana. Umukobwa mukoraho ati yego, ahita amufata mu kiganza ati reka tubyine. Grace ati mbega igitekerezo cyiza, ati none se uyu mukobwa ninde? Umusore ati nimumbabarire nari nibagiwe kubabwira uyu mukobwa. Uyu nguyu ni inshuti yanjye nshya, niwe turi kumwe, yitwa Chloe. Ahita yongera ati Chloe, uyu nguyu ni umukobwa. Ati se ko mbona yambaye ikanzu yanjye? Umusore ati ngo iki? Umukobwa nawe yireba atoya, mu by'ukuri ntabwo ari byo, iyi niyo namuhaye. Umukobwa arakomeza ati rero mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo ari iyawe rwose, kandi mutubabarire. Bahita babazanira icyo kunywa. Umusore ati yego rwose ni byiza cyane, murakoze cyane. Bazanye icyo kunywa bo bahagaze, bahita bacyakira. Umusaza ati urimo urakora ibiki? Ibyo ni bati reka twibyinire. Bahita batangira kubyina. Umukobwa akomeza atubwira ati twirengagije indoro ye y'ubugome, dutangira kubyina. Twarasetse, twanyoye ibinyobwa bitandukanye, ati kandi twatangiye gukururana mu buryo amagambo atabasha gusobanura. Nuko bakabyinnye. Ati birenze ibyo ntabwo nashoboraga kumukuraho amaso. Umukobwa abitegereza bibyinira neza, asoma ariko abitegereza, ntacyitaye ku musaza wamusohokanye. Umusore abaza uyu mukobwa Chloe ati se wabitekereje ute, wabikoze ute? Umukobwa ati urabaza ibi byo guhindukamo umukobwa mwiza cyane? Umukobwa ati yego, imyaka 2 ishize nari nyampinga wa Springfield, muri iyo myaka 2 yose rwose. Umusore ati wow, ariko oya, nari nshatse kuvuga ni gute wabinkoreye? Umukobwa ati urimo uravuga ibiki? Umukobwa atako kanya nahise menya ko atakiri kureba ex we na gato. Umukobwa we yari yamuhojejeho ijisho, amaso ye ninjye yarebaga gusa. Umukobwa ati rwose ntabwo nifuza na gato ko uyu mugoroba urangira. Umusore ati Chloe, ntabwo nzi uburyo nabisobanura, ariko ako kanya wa mu ex we yahise azamukora ku rutugu ati Dylan ati mbabarira Grace, ariko ndahuze sibyo? Ahita amufata
ikiganza ati hagarika buretse guta igihe, dukeneye kuganira. Umusore ati ngo iki? Ati se hari ikintu njye nawe twaganiraho? Grace ati Dylan reka ibyo ngibyo, ugiye kundongora, ubwo rero ntabwo ugomba kwitwara nkaho utabyitayeho, ndabizi neza ko umfitiye amarangamutima, unyiyumvamo rwose. Ahita amurekura ati mbabarira. Ati ikiganiro cyacu ntikirenze umunota, ngwino. Baragenda bihuta. Umukobwa Chloe akomeza kutubwira ati nari nkeneye kubyuka, hagati yanjye n'uriya mugambanyi Grace, rwose yashoboraga guhitamo Grace. Umuntu nkanjye ntabwo rwose yashoboraga kuba ajyanye na Dylan. Ibintu byonyine byari bintegereje ni ukumugumana mu bitekerezo, kandi bikabyara amajoro y'ubwigunge n'ubukonje. Uretse ibyo ngibyo, nagombaga nanone gusubira mu majoro yanjye y'ubukonje n'ubwigunge ku muhanda. Grace nubwo ari kumwe na Dylan arimo arirebera Chloe. Yaje ahangaha yambara cya gikote. Ako kanya wa musaza boss wa Dylan yamugezeho. Atese amadolari 200 arahagije. Umukobwa ati ntabwo nkumva neza. Aramwegera ati ngo iki? Atangira kumufataho. Aturatekereza ko ntamenye inzererezi yari mirasaba amafaranga mu mujyi rwagati. Umukobwa ati wibeshye. Umusaza ati ni wowe wibeshye. Akomeza mukoraho. Umusaza arakomeza ati ni wowe wibeshye uhitamo uwo mugendana. Urashaka ngahe mbwira? Umukobwa ati ibyo ntabwo binshishikaje. Umusaza ahita amufata atumva. Ikintu cyose kigira igiciro. Yewe na Grace wari ugiye kurongorwa na Dylan. Umukobwa ahita amubaza ati none se igiciro cyawe wowe ni ikihe? Arakomeza ati niwongera kuvuga irindi jambo ndagukubita urushyi mu isura. Umusaza biramusetsa ati oh sheri, nshaka kwishyura amafaranga arenze ayo kwifata. Ntabwo wabasha kwifata imbere y'aya mafaranga. Ako kanya Dylan yaraje ahita asanga umusaza yamaze kwataka wa mukobwa. Ati ibi ni ibiki? Aza yiruka asanze arimo aramusoma ku ngufu nuko yamujugunye. Grace ati dore Dylan arigurisha. Araza aje gutora umusaza. Umusaza ati nkuraho izo njaba zawe, winkoraho. Umusaza arihanagura. Ni boss wa Dylan. Ati wowe urirukanwe. Ati kandi wowe ushobora gusabiriza ku muhanda hamwe n'uwo mukobwa wawe. Grace nuko yakurikiye wa musaza. Dylan atumize neza. Chloe ati yego murakoze. Ati ntabwo uri inzererezi, uri umukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose twigeze guhura. Chloe ati Dylan ati ntabwo nzi uburyo wakoze ibi bintu. Ati kandi sinshobora kwizera ndimo ndavuga ibi, ariko byantwaye igice cy'umunsi kugira ngo mbe nagukunze. Ni igihe gito cyane. Chloe ati Dylan, ndi umugore w'inzererezi wagusabye amafaranga. Dylan atoya oya rwose. Uri umukobwa ufite inshuti, ufite naho kuba. Byongeye kandi wenda ubyemeye waba ese ufite umuhungu mukundana? Amuha ibiganza. Umukobwa ati Dylan ati ubu ngubu numvise impamvu nagombaga kugura iyi mpeta. Bafatanye mu biganza. Umukobwa aratubwira ati uku niko nahuye n'umugabo wanjye w'ahazaza. Ati kandi namenye mu buryo bwa burundu ko buri muntu afite uburenganzira bwo gukunda. Icy'ingenzi ni ukurwanira urwo rukundo. Agafilime kacu ni ahangaha karangiriye. Ndizera ko kabaryoheye.